iki bakajya kunywa amata n'umugati si nk'uko ubisomeye n'ubundi none se ni nk'uko n'ubundi wavuga uti ese wakijya ukazisomeza amata inyama iwe cyane rwose aho inyama wazirya ukazisomeza amata ahubwo ko nanjye namanda nabikora si ubu ninde watugira ntabwo ujya uturamanga ati iyo uriye inyama ntabwo njya amererwa nabi ukarya inyama nk'uko ushaka kurya ibindi biryo nyine hari igihe nk'uko baduha ibiryo mu gikoni ukagenda hariya kwa shamisa akaba ariho wicarira ugasuka amata rwose ukagira ibiryo usomeza amata navuze kurya inyama ugasomeza amata kuko amagi n'amata nta kintu bitwara ariko gusa bitewe no mu nda y'umuntu hari ushaka kurya amagi yasomeza amata ubwo wigirira mu nda heza kera bajyaga babuza abantu kurya inyama ugahita unywa amata nyine ngende byose ahubwo njye nkanabinwa biri nari kumwe nabijya binari kumwe kandi ntagire icyo bigutwara biba bivana ahubwo n'ibyaha beza ibyo urengeje ndumva amata n'amagi nta kintu byatwara pe gusa njyewe ikintu nzi ni inyama nanone biterwa no mu nda y'umuntu umuntu hari ubusomeza amagana yagiye icyo bimutwara nose amagi menshi ari icyo atwara uriye igi rimwe n'uriye amagi atanu biba bimeze kimwe kurenza amagi abiri mu busanzwe ngo ni bibi amagi abiri yagana kandi rero igi navuga ngo rirananura ko rirabyibushye ririmo poroteyine nyinshi riranakomeza niyo mpamvu nyine bavuga ngo igi rimwe riba rihagije kuko rimwe rikora nk'amagi menshi ni ukuvuga ngo ubu yaririye guhaga gusa kimwe nuko ashaka kukugirira ingaruka nyuma y'aho ngaho ukomeje kujya ubigira ibya buri gihe ahubwo ngo umukozi aside y'igi n'umuneke ni aside umukozi nta minota yaciye ariko iyo yaciye n'iminota nta kibazo abahanga ku bijyanye n'imirire rero bakoze ubushakashatsi buriya basanga igi n'umuneke utabishorerana utarya umuneke nyine ngo uhite urya n'amagi ni ukuvuga uti ngewe ndya inyama bahita anywa n'amata ntagire icyo bintwara ibyo ngo ni aside pe igi n'umuneke aho umwe munini diregiti unarebye nawe wanapfa yego twaraze mu ishuri mu bintu uzanakinisha ntuzakinishe kuvanga umuneke n'igi niba wariye igi shyiramo n'iminota nk'icumi umuneke bibaze uzi neza yuko umuntu ashobora kurya nk'ibiryo wumva ukabirya nabi kubera kutabisobanukirwa no kutabimenya bigahita bikwica cyangwa bikakugwa nabi ukabijya nk'aho umenga utabizi nk'uko nguko uvuga uti umuneke n'igi ntabwo bijyana ako kanya ushyiramo disitanse kugira ngo kimwe kibanze ugasanga ari nk'uko bagira imbuto ushyizeho umuneke n'igi byakugwa nabi ukavuga ngo bakuroze aho ukavuga ngo nagwaye kandi ukaba witeye urumva rero ahubwo abantu bajya bitondera ibintu by'imirire cyangwa se ukurikirane ibintu by'imirire uriya ngo imbuto cyane cyane zikora no kwa zikora zigeze ari uko wazibanye kurya ukazijya nyuma ubundi abahanga bo kurya biri mu byiciro bitatu hari sitata hari igihe aba ari imbuto cyangwa potaje sitata ni ikintu gikonje cyangwa gishyushye iyo bavuze ikintu gikonje ni imbuto kuko utaziteka imbuto ikintu gishyushye ni potaje nyine potaje urumva hakabaho menikozi ahubwo se
biri mu byiciro bitatu. Menopause ni ibiryo urya nyine wariye za mbuto cyangwa potaje kugira ngo byoroshye mu nda. Urumva kugira ngo byoroshye mu nda ubashe kurya igogora rikore neza igihe wagiye kurya bya biryo bita menopause bikomeye. Wasoza ugafata deseri. Deseri ni imbuto, kabone niyo warya umuneke umwe cyangwa imbuto zijya kabiri. none reka nkwereke deseri se Reka kumwe naho ko bimeze. ngaho Ibyiza wabanza imbuto. Urumva? Hacamo akanya nabwo nyine ntuhite urya imbuto ngo uhite urya n'ibiryo. Kuri ubwo tuba tugiye nyine nk'abanyacyaro kubera kwihuta. Ni ukurya imbuto hacamo akanya gato niba yaba niyo bwaba ari iminota 5. Ukarya ibiryo hacamo n'iminota 10 cyangwa 15 ukanywa amazi. ni ukuvuga ngo iyo bavuze ngo starter, menopause na deseri ntabwo biba biteretse imbere yawe ngo urye kimwe bigizayo uhita ufite ikindi. Ni ukuvuga ko wenda wasohotse wagiye muri hoteli cyangwa ushaka kuvuga uti wenda hoteli kuko nyinshi resitora baba batabizi ukavuga uti ntanze komande starter ndarya imbuto, menopause ndarya umuceri n'ifiriti, deseri ndarya imbuto cyangwa se starter ndanywa isupu, menopause ndarya ibiryo ibijumba uretse ndarya ibijumba n'ibishyimbo. Iyo si menopause. Deseri ndaza kurya imbuto. Ni ukuvuga ngo uramubwira urumva iyo kibanje uretse gato iyo bibanje iyo yavuze starter mu mahoteli baba babizi ntabwo bizira rimwe. Starter baguha ya starter ukaba uyihugiyeho mu gihe menopause itaraboneka. Menopause yavaho ijya iyo ushoje nibwo batangira guteganya ko ugiye gusoza bagatangira gutegura deseri. Njya muri magatara 11 wongera wabyigiye. Uzi ko starter ye aba ari amazi ashyushye. Urumva? Nyuma ukamuzanira potaje n'intuzi n'umuneke na fruit. Biterwa nyine urumva yuko azi kubikurikirana. kumenya kubikurikirana. Kandi akubwira ngo amazi ashyushye ubu yanzaniye ibindi bize kumuzanira. Akaba yoza mu nda. Ni ukuvuga ngo nyine biterwa n'umuntu wabisobanukiwe. Hari n'icyo ushobora kubikurikirana ku ma YouTube. Buriya gukora research y'ikintu ku kindi ni byiza, gukora ama research. Uragira ngo se abantu bose ibintu byose babyiga mu ishuri? Ntabwo babyiga mu ishuri. Ni ukuvuga gukora research. Noneho n'iterambere ryaraje ku ma YouTube bigisha ibintu byinshi bitandukanye wowe ukihitiramo ikikunogeye ubona kigufasha. Urumva? Ntabwo rero ibintu byose ushaka kubibona ngo uvuge ngo wabyiga mu ishuri. Hari n'ibyo wigira ku bandi cyangwa se ukabikorera research ugasoma ukabyiga ku mashusho media. Ntabwo ibintu byose wabyiga ngo uzabimenye kuko iterambere biba biri develop. Iterambere riza bihora bihindagurika. Ayo nguko imirire hari abantu batabyitondera ngo babisobanukirwa apfa kumva ngo ni ukurya gusa ntabyitondere. Ugasanga ngo nariye iki n'iki kingwa nabi, ngo narwaye mu nda, ngo nagize ibiki, ngo narwaye mu nda bitari ngombwa. Ugasanga ubiriye mu kavuyo bikakugwa nabi ugasanga biguteye.